kuko nishizemo kutagirirwa neza. Rero urumva icyiza igihe cyose iyo umuntu ankoreye icyiza nicyo kinkoraho cyane, numva nkibaza uwo mutima ukuntu Imana ibyemeye ko angirira neza, biranezeza. Rega watinze kubona abantu beza? Abantu beza mbabonye vuba, twahuye nta ruhare runini bagize ku mibereho yanjye mibi. Ntekereza ko ntayihari, kuko n'urwo rwango nuko kwanga abana ntago ari bo, ni ya myuka, ni za mbaraga, nuko kutabana nabo sibo, ni za mbaraga. ubakuyeho icyaha urabejeje? Uruhande rwabo rwose ntibatuze, kuko rwari urugamba rwanjye nagombaga kurwana narwo kugira ngo abana banjye babeho. Turi kumwe na Mama Teta, arya twararikoresheje ubushize. Mama Teta, Anuarite, Mama Teta, ishimwe nyine. Umuntu ashatse kukohereza kuri mobile money hazaho ishimwe Anuarite. Ese Teta niyumva twaramugize umusitari, twaramwise Teta ntazatwirenza? Kandi hari ba Teta benshi cyane mu gihugu. Ariko Mama Teta azi ko ari mama. Nta kibazo. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Reka dushime abantu twabanye mu biganiro byatambutse, ngira ngo uyu munsi dushobora kuza kugera ku musozo, cyangwa se byaba ngombwa tukazakomeza, ariko by'umwihariko turagushimiye, warakoze cyane. Turi buze kubikubaza mu buhamya wenda, cyangwa muri iki gice kiri buze gukurikira, ariko ngira umugisha wo kukwakira atari ubwa mbere, ahubwo dusa n'abakomeje ubuhamya. Ndashimira abantu bose babanye natwe, baduhaye komanteri, hari n'abatukana muri komanteri, nabo tubashimire kuba mwarebye ikiganiro mukandika mukanadutuka. Ibyo nabyo ni udutware kuri mwebwe nyine, muba mwakoze icyo mushoboye gukora. Ariko hari n'abaza ukabona disi bavangwa Anuarite, Mama Teta rwose gomeza wihangane, bakagushigikira. Imana rero ibaho umugisha, barakoze cyane. Hanyuma reka mbashimire mwese adukurikira nk'ibisanzwe, n'ubutaha muzagaruke. Dufite ubuhamya bw'undi muntu nawe buri hano inyuma mu kanya bugiye kuza. Anuarite, twongeye kubana uyu munsi. Ntekereza ko abantu babonye ubuhamya bwawe, bumvishe iby'Imana yagukoreye, babonye kugira neza guca mu maso yawe. So uyu munsi rero tugarutse tuzi neza ko dufite amashimwe, kubera ko tugiye gukomeza inkuru y'urugendo rwawe, ariko noneho naho ugeze uyu munsi, noneho aho uhagaze. Ariko noneho nikeza ko ubwo twabigarutseho tuvuga ukuntu wagiriwe umugisha wo kumenya abantu mwahuriye w'umumaro bakagufasha, ariko noneho mbere baratubwiye ngo waje gusobanukirwa ngo imyuka y'abarangi. Bivugwa ko abagabo bose mwahuraga bigendera, bya bizamini wakoze ugatsindwa ushaka akazi, ya mahirwe yose wagerageza gucuruza akagenda, bya bintu byose wageragezaga byose, benshi twumvishe ko byatwarwaga n'imyuka y'abarangi. Wamenye ko imyuka yavuye ko twumvishe uvuga ko ari igitambo abantu bagutambyemo, byatangiye gute? Wabimenye gute? Ngo hari abantu bajya gusenga bakabihishurirwa, nawe niko byagenze? Muri make ngira ngo n'inkuru yacu igiye gukomereza. Karibu. Mbere na mbere ndabanza kubashimira, mwarakoze cyane kunyakira. Burya iyo umuntu abonye ahantu avugira ibye, biramufasha rimwe na rimwe, bikamuruhura, kandi nanone bigatanga mesaje. Abantu bose nubwo batakira ibintu kimwe, ariko byibuze harimo abashobora kubyakira bikabagirira umumaro ku ruhande rumwe. Kuko hari abantu baba bagendana ibintu batazi, nk'uko nanjye icyo gihe cyose namaze nirukankanaga ibintu ntazi.
ntazi aho bitangirira, ntazi aho bizarangirira, ntazi, mbese ni nko kurwana urugamba utazi neza icyo urwana nacyo. Ariko igihe cyose iyo twabashe gusobanukirwa bibasha kuduha umurongo mwiza wo gusengeramo no kumenya ikikurwanya. Icyo gihe ntabwo usigara ufite kubureyiminga Imana, ntabwo usigara witotombera Imana cyangwa se witotombera abantu, kuko urumva muri urwo rugendo rwose nagiye nitwaramo abantu, imitima mibi, nkavuga nti se iki n'iki, ariko maze gusobanukirwa ibyo byose namenye ko impamvu atari abantu. Namenye ko ikibazo atari abantu kandi n'ikibazo atari Imana. Ubwo bituma menya neza icyo urwana nacyo n'uburyo bwiza ndetse bwo gusenga, n'icyo umuntu yasengera icyo ari cyo. Kandi byatumye bimpa icyizere cy'uko ejo bizagenda neza. Byatangiye gute kugira ngo bimenye? Byatangiye rimwe kuri uwo mugabo wa kabiri niho byatangiriye. Njyewe nari ndi mu rugo, umuntu arantumira kujya gusengana nawe ahantu, turagenda tujya gusenga. Usibye hari abantu Imana ikoresha bamenya bagasobanukirwa, kuko abantu bose twahawe impano zitandukanye. Uwo muhanuzi, uwo mukozi w'Imana twarahuye turasenga, muri uko guhura nibwo yahise abihishurirwa. Abihishurirwa we atanzi, abihishurirwa atambonye no mu maso, kuko yari arimo asengera undi nanjye abangezeho. Arambwira ati uzi yuko ubukwe bwawe bupfuye ku nshuro ya kabiri? Ndambwira se numva ndikanze. Arambwira ati wowe ubu ngubu tuvugana ifoto yawe yaratambwemo igitambo mu barangi. Sinari mbizi ko ibyo bintu bibaho, numvaga abantu babivuga ariko sinigeze mbiha agaciro cyangwa numve ko bibaho. Cyane ko ukumbwira guhemukirwa n'umuvandimwe wawe amaraso amwe. Yarabikubwiye se? Yarabimbwiye, numva ngize ubwoba. Abwiye ko ari umuvandimwe wawe? Yambwiye ko ari umuvandimwe. Kandi mu bimenyetso byinshi yampaye nasanze koko ibyo bintu ambwiye ari byo. Gusa nyine icyambabaje nyuma yaho ni uko uwo munyamasengesho nawe yanciye amafaranga yo kugira ngo agende ya foto ajye kuyikuzayo. Ajye kuyikurayo. Amafaranga ndayatanga. Wari uyafite se Anuarite? Nari nyafite kuko nari mfite iyo resitora, yari ikiri gukora, yari itarahomba yose. Nkuramo amafaranga ndayamuha, musaba ko twajyana aho kuri uwo musozi yambwiye gusengera, ntiyabyemera. Arabyanga nyine ngo ari bujyeyo we. Avuga ko ari bwigiyeyo. Byarangiye nyine urumva ntago yigeze agira icyo ayikoraho, kuko n'ubundi nakomeje ndwana intambara. Ese nibanga kutubwira amafaranga wamuhaye? Namuhaye amafaranga menshi. Namuhaye amafaranga menshi ariko ni ibanga ry'ayo mafaranga. Sinanibuka n'umubare kuko hashize igihe. Hashize imyaka nk'ibiri. Imyaka 2 cyangwa 3 irarangiye. Ubwo birarangira nyine gutyo, ndagenda nyine ndataha. Ngeze mu rugo numva ngize agahinda kenshi cyane ko kumva uwo muvandimwe. Yaramugusobanuriye wumva ari we? Yaramunsobanuriye numva niwe, n'icyo we yabikoze agendereye yarakimbwiye. Ndavuga nti ni iby'abahanuzi, sinabyitaho cyane. Nyuma nanone ngiye gusenga ahandi hantu nsaba Imana ibimpishurire, kuko urwo rugendo rwose nubwo narucagamo gutyo ntabwo nari umukristo, narasengaga. Imana nabwo irongera irabinsobanura kwa kundi wa wundi yabimbwiye.
bibaho ngaho. Muri icyo gihe ya resitora irimo ihomba irangira burundu, tujya n'ahandi, naho nsanga cya kindi nicyo bansubiriyemo, noneho ndushaho kugira umubabaro mwinshi n'agahinda. Uyu mubabaro wagiraga n'umuvandimwe wawe? Numva muri njye mugiriye urwango runini cyane, ndamwanze, ngira kwitotomba cyane, nanone ngira no kwanga Imana ubwayo. Ndavuga ese Mana, niba bino byarabaye kuki wemeye ko biba? Nibaza impamvu Imana yemeye ko ibyo byose bimbaho, ariko nza gusobanukirwa ijambo rimwe ryo muri Yobu, menya yuko Uwiteka yemeye ko Yobu ibyago byose bimugeraho. Ndavuga niba Imana yaremeye ko umwana wayo w'ikinege Kristo ibyo byose bimugeraho, nanjye yemeye ko ibyo byose bingeraho, kuko yabonaga ko mfite imbaraga zo kubicamo. Usibye ko byansigiye ibikomere, ariko yaremeye mbicamo. Hano hose bamaze kuguhanurira, bakubwiye ko hari umuvandimwe wawe wagiye kukuvangavanga akagutanga igitambo, bakubwira impamvu yaba yaragutangyemo igitambo n'icyo yari agendereye? Yego, impamvu barayinsobanuriye. We yashakaga imbaraga zo kumenyekana cyane mu byo akora, nicyo yari agendereyeho. Yashaka gutera imbere. Twibutse abantu badukurikiye ko ibi bintu bavuga ntabwo ari ibinyoma, mbisubiremo, abantu baratangwa mu isi y'umwuka bakabatambamo ibitambo, ariko twasobanukiwe neza ko umuntu agutambamo igitambo mufitanye isano. Umuntu mudafitanye isano agutambamo igitambo, kandi twabonye ko nanone ibitambo bagutambyemo ushobora gukira isaha yose. Hano hose turi kumwe rero ari mu bantu nabo batanzwe nk'ibitambo. Za nkuru zose twumvishe muri bya bice byabanje, buriya byose iriya myuka yaterwaga n'igitambo. Ariko se nkubaze, Anwarite, waba warisobanukiwe impamvu yo kuba ari wowe bahisemo kugira ngo bagutambemo igitambo? Kugeza no kuri uyu munsi ngenda cyasenga nkabaza Imana impamvu, ariko njyewe naje kwiha impamvu ku giti cyanjye, si Imana yayimbwiye cyangwa se we ayimbwira, kuko urumva nyuma y'uko bibwira ibyo bintu byose sinongeye guhura nawe. Ariko nasobanukiwe ko umuntu atangamo undi igitambo, ibyo byose umuntu atanga igitambo cy'uwo akunda, ntabwo atanga igitambo cy'uwo adakunda. Aburahamu niba yaratanze Isaka ni uko yamukundaga nk'umwana we. Yego, nanjye rero mpita mbona ko nishyizemo ko yankundaga, antangamo igitambo gutyo. Ako ukagenderaho? Nkagenderamo, kazamo imbaraga zo kumva ko mubabariye, kumva ko urwango, sinumva ko ari urwango ahari. Nawe nta yandi mahitamo yari afite? Nawe nta yandi mahitamo yari afite, gusa nyine nuko yanyiciye ejo hanjye, ariko nta yandi mahitamo yari afite. None se amarangamutima ukomeza kumwereka ko umubabariye ntatuma afatiraho kugira ngo agutange cyane, kuko bajya bavuga ngo hariya n'abarangi ngo iyo babuze igitambo barya umuntu cyangwa bagafata abana be. Nanjye yashatse kumena amaraso, iwanjye yashatse kumena amaraso, yaba ayanjye yaba ay'umwana mutoya muri bose, ariko tukagirirwa ubuntu n'Imana, Imana ikadukiza kugeza ubwo njyewe natangiye nkubwira mu bindi bice byabanje yuko nabonye amaboko meza, nabonye umubyeyi, numva ko ntakiri njyenyine, kuko urugamba rwose iyo ururwana wenyine urananirwa, ariko iyo ufite ugufasha imbaraga ku ruhande, abagusengera, abagufasha, igihe cyose imbaraga zawe ntabwo zinanirwa. Aho naniwe we arasenga kandi adusengera nk'abana be, bikadufasha. Nwarite mu bantu wenda turakomerezaho, igeza ko umaze kugaruka i Kigali, wari umaze kubona umuryango ubamo, nanone wari umaze kubona wenda abagufasha mu buryo bw'umwuka,
ariko mu buryo bw'umubiri, kurya, kuryama, kwivuza kw'abana, ubuzima bw'abana, nawe nyina nyir'ubwite, ubwishyu bw'inzu, ibintu bifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi, byarakoroheye ko wari uvuye Ruhango mu cyaro uje mu mujyi, ubuzima bwo mu mujyi bugoye, byarakoroheye? ntabwo byanyoroheye kuko imbaraga z'abariya abantu ntekereza ko bagira imbaraga nyinshi cyane, kuko iyo basobanukiwe neza mu bifatika bo bareba kurusha uko twebwe tureba, babimenya mbere. Byarakomeye kugeza aho kurya kw'abana byabaga ari ikibazo. Kubona umwana w'umwaka umwe waraye inzara niko gahinda ka mbere, birababaza cyane, biraryana, kandi byitwa ko uri umukozi ukora ugahembwa, ariko wageza mu rugo amafaranga ukabona ntacyo amaze. Ya mafaranga ashiriye mu kwishyura inzu, ya mafaranga ashiriye urahashye, ariko nabwo ibyo uhashye ntabwo byageraga tariki 15, byarageraga nko mu matariki 16, sitire abana n'ubundi inzara ikomeje kutwica. Uko ubona uyu munsi abona ufite isura nziza, urasa neza, urasa n'umuntu ibibazo byose byagezeho bikanaguruka bigakubitwa n'inkuba bikagenda, ariko umuntu akibaza wihagazeho, sibyo? Wihagazeho, uwakubonye wese abona ko wihagazeho ukirwanaho. Byibuze hari izindi mbaraga wabona gusibye imbaraga z'Imana, ibyo bita ibitangaza? Ni izihe mbaraga zindi wabonaga zagufashaga mu gihe utari ufite akazi? Waryaga gute? Kuko nkeka ko kubona akazi ugakora amafaranga makeya agufasha, ariko mbere gato, kuko sinzi niba bano bana base babavuza babishyurira. Noneho nkatekereza nkavuga nti Anuarite wasanga hari izindi mbaraga yari afite, yabonaga wenda bavandimwe bakumva ko nta kibazo afite. Aho nshatse kubivuga ngaruka ku bavandimwe, kabone n'uwo wagutambye, kabone n'abandi wenda babonaga ko atari ngombwa ko bakwita, bumvaga wihagije, baba ngo mureke yumve ngo ntiyabihisemo, ni igihano Imana imuhaye, ari mu byaha yakoze, wese ntiwumve ko uri mu gihano cy'Imana iri kuguha. Iyo situation ni gute kandi yari imeze Anuarite? Njyewe ku bwanjye we ikintu yakoze cya mbere, urumva we amaze gutamba gutyo, ikintu cya mbere yakoze yabibye urwango muri abo bavandimwe bose ababibamo urwango, ku buryo umwe atumvikana n'undi, n'undi atumvikana n'undi, gutyo kugeza aho nabyaye uwo mwana wa gatatu. Ntekereza ko mu bavandimwe banjye uyu munsi abamuzi banza ari 2 muri 11 bose bari ku isi. Ufite abavandimwe 11 bariho? Yego, bariho uyu munsi. Ariko abaza abana bawe ni 2 gusa? Yego. Urumva urwo rwango rwarakabije, rwabaye rwinshi cyane, bararutugaragariza. Uko kuvuga ngo kurya cyangwa iki, ntawashoboraga kugira icyo yakora, kurwaza, kuvuza. Uwo mwana wa kabiri niwe ufite uburyo avurwamo, arwara bakamuvuzamo, ariko abandi bose n'ubundi byakomeje kuba kuri njyewe. Anuarite, nibyo nakubwiraga, ntekereza ko uru rugendo ntabwo rworoshye, kandi urugendo waciyemo ntabwo rworoshye. Umuntu wese ashobora kubyumva inkuru itamuriho, ahubwo nyine ukubona ntabona ko bikaze, abona ko nyine ari ibintu bisanzwe. Rimwe n'imwe barabangwagaho kari ku wundi karahandurika. Turashaka kumenya wenda uyu munsi ubuzima aho ugeze, kugira ngo turebe uyu munsi ugeze kuki, ni ibiki Imana yakoze uza gushima. Ariko noneho mbere gato, uyu mwuka umaze kumenya ko wavuye ku muvandimwe, uracyafite umwuka wo kumva ko umubabariye, nta n'imbabazi yagusabye, sibyo? Ariko sindabaza none, wenda nahoze ntekereza ko nshobora gufata telefone nkaza guhamagara umwe mu bakozi b'Imana nkamubaza iby'imyuka y'abarangi, n'abadukurikiye bakabyumva, niba abantu babikira burundu,
ntibikomeze kubakurikirana cyangwa se babohorwa nka byo kwa kundi bagukora de reverence bigashira. Ariko ndibaza habayeho gusobanukirwa ukuntu wakira aba barangi ukaza gukira uwo mwuka bagutangyemo igitambo, ko tubonye ko umuntu wagombaga kugufasha gusenga yakuririye amafaranga akajya ku musozi. Ese nyuma yaho nawe mwongeye kuvugana uwo muntu? nyuma yaho ntago twongeye kuvugana, kuko n'ubundi nakomeje kugira amatsiko nkamuhamagara, ese dusenge, ese ko bitarangiye iki, kuri telefone nyohereza amafaranga andi. naje kongera kumwohereza, nyuma birangira nanjye muvuyeho gutya. Hanyuma uza gukira barangi iyo myuka gutya. ayo mafaranga yaje kurangira nyine, urumva ubuzima bwabaye bubi, birangirira aho ngaho. uza guhura n'umukozi w'Imana wundi se basa agufasha gusenga birashira? twarahuye, hari umupasiteri twahuye nawe aransengera, ariko Imana imubwira yuko bizarangira. nanjye ubwanjye nagize kwizera, numva yuko byanga bikunze umuntu atamba igitambo, n'Imana yadutambiye igitambo ubwayo. ndavuga ni nzakira. none se uyu muntu uzamubabarira? kumubabarira by'umutima wanjye nta nubwo umutekerezaho cyane, gusa iyo bije nyine, ubwo buribwe iyo buje ntabwo mbura kumutekerezaho. ntabwo mbura kumutekerezaho. iyo ubwo buzima bubaye bubi nanone bugarutse, ndababara. Umva ugize agahinda? nkumva ngize agahinda, nkumva muri njye ndi oblige yo kumubabarira tu. nta nubwo wamuhamagaye ngo umubaze? oya, ntabwo nigeze muhamagara, kuko nanamuhamagaye nkabimubaza nzi neza ko atabyemera. kugira ngo wenda iyo myuka yamufashe gutera imbere, nabyo ni byiza ko umuntu yatera imbere, ariko iyo arimo gutamba umuvandimwe aba ari ikindi kibazo. nizere ko n'urwo rukundo bavuga gukeka ko yagukundaga, simpamya ko ruhari. ntabwo mbizi, gusa nyine yari ampemukiye. kubera ko ubuzima bwose uciyemo hafi imyaka 10 oya, 10 irarenze, ni hafi 20. imyaka 20 birashoboka, yose yo mu ruzerero. uriho mu ruzerero? ni ukwihangana. ngira ngo twatangiye inkuru twihangana, na n'ubu turacyihangana. ubuzima bwawe bwaje guhinduka se, cyangwa gupfundikanya byakomeje kwiyongera? hari impinduka ivuga ko nyuma yo gusenga usa n'uwirukana uwo mwuka, basi habayemo gukira ku buryo ubona hari impinduka y'ubuzima? impinduka y'ubuzima yo ntayo, ntabwo iraboneka, ariko nizera neza ko izaboneka, kuko ndacyarwana. kugeza kuri uyu munsi ndacyarwana, arohereza nkasenga, abana bakarwarira rimwe, twese mu nzu tukarwarira rimwe, ariko twizera Imana, kuko namenye guceceka. twarwara gutyo nkaceceka, nkabwira Imana, nkasenga, nkabona ijoro riratambutse nyine. ariko Bibiliya iravuga ngo abarozi bakizwe cyangwa bapfe, nawe agomba guhinduka. nizera ko agomba gukizwa agahinduka, kugira ngo ubuzima bwawe bube buzima. nabyanga tuzasenga apfe. Imana ntizamuhitiramo igikwiriye. gusa birababaje, kuko urumva ni imbuto yanyanyagije muri bene mama bose barayigendana, ntibabizi, ntibabisobanukirwa. benshi
no kugera mu nzu y'Imana ni ikibazo, kuko uwo mwuka nicyo kintu cya mbere usenya ubusabane bwawe n'Imana, nicyo kintu cya mbere, ukaguteranya n'Imana, kuko urumva ibyo byose byambagaho, naritotombaga nkabwira Imana kubera iki, kuki wemeye ko ibingibi biba, naragukoreye, kuki wemeye ko ibintu biba, narabaye mu nzu yawe. Njye ariko nkagirirwa umugisha wo kuba imbere yayo, abandi bo bikanga. Uyu munsi Anuwarite turi kuganira ni umumama w'abana 3 arera kandi muri Kigali, nta mugabo afite. Ese Anuwarite, uyu munsi abagabo bagira kata nyinshi, ushobora kujya n'uwo muhura na none avuga ati ngiye reka ndakurongora mbere umugore tu. Nkavuga ni wasanga amarangamutima Anuwarite yarangiritse, ariko Anuwarite akakubwira ati wenda ntiyangiritse, niwe nyir'ubwite, niwo ufite amakuru ya nyuma kuri we. Impamvu mbivuze ni imwe, ubwo abantu bose bakomeza gukurikiza inkuru bashobora kuvuga ati Anuwarite aracyari muto, Anuwarite ashobora gushaka. Hari n'ubwo ati nge ntabwo nakongera gushaka umugabo, nazinutswe abagabo. Ese ntuzinutswe? Njyewe sinavuga ngo nazinutswe abagabo cyangwa iki, kuko abo bagabo bose navuze twahuye nta ruhare runini bagize ku mibereho yanjye mibi. Ntekereza ko ntayihari, kuko n'urwo rwango nuko kwanga abana ntago ari bo, ni ya myuka, ni za mbaraga, nuko kutabana nabo sibo, ni za mbaraga. ubakuyeho icyaha urabejeje? Uruhande rwabo rwose ntibatuze, kuko rwari urugamba rwanjye nagombaga kurwana narwo kugira ngo abana banjye babeho. Ubayeho ute muri iyi minsi rero? Mbayeho ndera abakobwa banjye 3. 3. Ukabasha kubishyurira se ishuri? Umwe muto ntabwo aratangira kwiga, ariko nawe umwaka utaha azatangira kwiga. Ntabwo byoroshye, ariko leta y'u Rwanda yadushyiriyeho amashuri. Uwo mukuru abasha kwiga abo ngabo, kandi turizera njye nawe tudashidikanyije ko Imana izabigenza neza. Ariko aracyari muto, nubwo umugira mukuru, imyaka 9, ngira ngo aracyari muto. Ntukomeze kumubwira iby'imibabaro, uretse ko arabibonye mu gahe muciyemo, binyuzemo arabibonye. Teta ntago ari umwana muto utarabibonye, ngira ngo yarabibonye. Yabonaga uko situwasiyo imeze, ngo nkibaza ntajya kubaza papa we? Aramumbaza, ajya kubaza ati papa, ukamubwira ngo nawe babibona ko tumuhamagara nimero nicemo igasimbuka, arabibona. uyu munsi ufite akazi gashobora kugufasha utuntu duke cyane, ku buryo uvuga uti byuze tubasha kuryama ntawe duhagaze hejuru. Yego, ni amashimwe. ni amashimwe akomeye cyane. Benshi ko bavuga ko iyi myuka cyangwa abantu bahanura ibintu by'iyi myuka basiga imiryango ishwanye, ishamiranye. Nakabaye mvuga ni wenda nta makimbirane bizazana hagati yawe n'abavandimwe kuba wakwemera kubivuga kuri social media. N'ubusanzwe nsa nkaho natawe, n'ubundi ntubafite. n'ubundi nsa nkaho natawe, kuko muri abo bose barifashije. Nubashije kumenya amakuru yanjye ayamenya, kuko namubajije, nibutse kumuhamagara se. Sinzi icyo nabo babyumve nyine ko ikibazo turwana nacyo bakimenya. Nabo ntisuku kwanga, ubu nawe urabejeje. Nabo nzi ko nta rwango rundi rurimo, nta rwango rundi rurimo. Nizo mbaraga zakoze ibyo zagombaga gukora, kuko uwabikoze we aho ari aranezerewe cyane, mu gihe twebwe tuba turira we arimo araseka.
mu gihe abana banjye batiga we abe bariga. pole sana. Kandi ndabizi yuko tuzabitambukamo amahoro. Kunyamugani nibyo, ariko tuzabitambukamo. Kristo aracyaturengera. Ukomeje kwizera rero? Ndizera cyane, nizera ko igitondo kimwe bizaba ari byiza, tukazahora dushima Imana. Dufatanye kwizera, kandi ntekereza ko benshi mu badukurikiye kuri uyu mwanya aho muri hari abari mu buzima nk'ubwo rubayemo. Ikibazo kimwe, abantu benshi baze kuri social media hari igihe babaserereza bakabatuka, mujya musoma komanteri, wari ugiye kwimenyekanisha. Hari n'ubwo uvuga ngo ni umuvandimwe wagukoreye ibyo, ashobora kuza muri komanteri akaza yise irindi zina, sibyo? Akaza avuga ati wenda urabeshya, cyangwa se kwa kundi bakwitaga ngo uri indaya, ngo waratunaniye, warananiranye, ariko mu by'ukuri azi ukuri, azi ukuntu byose byagenze. Kavuga ni iki cyatumye ufata umwanzuro wo kuza kuri social media ukavuga urugendo rwose rw'ubuzima bwawe? Impamvu natekereje kuza nk'uko twabiganiriye, nasanze runo rugamba abakristu benshi barucamo kandi bakabyitiranya. We akabona ibintu bimubaho rimwe na rimwe akumva yuko ni Imana yabishatse, ni ubutayu ari gucamo, ni ishuri ry'Imana ari kwigishwa, kandi nta ruhare Imana yabigizemo. Ibyo bintu biri kumucamo, swate ni uburangare bwiwe cyangwa se ni icyo kintu cyabaye hagati. Abantu rero icyo bagomba kumenya ni ukumenya gutandukanya iyo myuka. Iyo myuka irahari pe, irahari cyane, kuko nkanjye nk'urugero najya kubona nkabona twiriwe tumeze neza, bigeze nijoro twese dufatiwe rimwe n'abana, turarwaye. Ubwo burwayi rero wagera kwa muganga ugashakisha indwara, bakayishaka bakayibura. nk'uwo mwana wanjye wa kabiri we yahoraga mu bitaro. Uko tugeze mu bitaro bagashaka indwara bakayibura, bagapima byose bagasigara bavura negative, nta ndwara n'imwe yabonetse ku mwana. Ariko habaho imbaraga. Umunsi umwe nibwo nafashe icyemezo, ndavuga nti noneho ntabwo nzongera gusubira mu bitaro ukundi. Niba tujye mu bitaro inshuro zirenga 5 basanga umwana nta ndwara afite, ntaki, reka nze dufate ibihe dusenge. Twarasenze koko, Imana kugeza uyu munsi amaze igihe kirekire, si ukumutangariza yuko atakirwara, ariko ntakirwara kuko nasobanukirwa. Icyo uvuga nicyo pe, ntabwo dukwiye gutinya abarozi. Ntabwo ngewe nkimutinya rwose, niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuza kumubwira yuko nubwo yabyohereza gute, ntabwo ngewe nkibitinya. Birankomeretsa umutima yego, ariko iyo mbyutse menya yuko mu ijoro hari Imana, kandi nkamenya yuko hari abo Imana yampuje nabo bamfitiye umumaro cyane. Uyu munsi banzamurira amaboko ku manywa na nijoro, sibyo rata? bakankomeza mu rugendo. N'abandi rero bige gusobanukirwa, bige kumenya ese ibyo ndwana nabyo bifite isano. Ntabwo ngewe nari umukobwa mubi ngo niyandarike, sinigeze niyandarika. Wakubeshyera abandi. N'uyu munsi abana bashobora kuburara, nkabicamo nkamenya yuko ejo bazarya, nkabyizereramo nkizera yuko ejo bazarya. Nabo bapapa abana simenye ko nabirukanka inyuma cyangwa ngo mbirukeho. Banzi neza yuko Imana byanga bikunze iraca inzira, ariko kuvuga ngo abavandimwe banjye kuba bajya muri komantere bakavuga, n'ubusanzwe nibo bavugaga byinshi.
inkuru yanjye yagendaga yamamara mu bantu aribo iturutseho, kandi nkarwanya ibyo ngibyo nkabitsinda, nkamenya yuko bizarangira. Anwari, ugenza urugendo rutoroshye mwana wama, ugenza urugendo rurerure rw'ubuzima, ariko twizera imbaraga z'Imana ko zikora. Izakoze kera na munsi ziracyakora. Ntekereza ko rero uyu munsi ubwo dufite Anwari afite ahantu asengera, afite umushumbe ryiza kandi umushumba umukurikirana, n'imyigire y'abana nayo izahinduka. Dufite icyizere n'ubuzima kandi buzahinduka, dufite icyizere. Hanyuma rero ntekereza ko hari abantu benshi wenda bazakwandikira, n'abakwandikiye bakomeza bakubaza iby'ubuzima bwawe, ariko uyu munsi ngira ngo badukurikiye babyumvishe ko hari umuganga, ni umuntu wize laboratwari. Uyu munsi rero n'uwakenera kumuha akazi azamuhamagara amuha akazi. Kaminuza bari abagabo barakoze kubera ko bayishyuye. Barakoze cyane. Nubwo twabonye ko ngira ngo wa gatatu n'utaragize icyo amara. Aho ubuze aba mbere babiri baragerageje. Oya? N'umwe. Yego, n'umwe. Wandi wa mbere twari tugiye kumuha igarada adakwiriye. Uwa kabiri niwe wagerageje. Yaragerageje ko ashoboye. Hanyuma mvuga ngo nk'ubu ngubu ahantu yicaye, ziriya mbaraga z'abadayimoni, ariko se wabonaga gukunda? Ntabwo umuntu amenya mu mutima w'umuntu, kuko umutima w'umuntu ni kure cyane, ntabwo wabasha kuhasobanukirwa. Banza we yarashakaga umwana, ahari simbizi gusa. Anwari, hari abakobwa badukurikiye none aha bakunda kugira ibikomere by'abagabo, babagira inama ki? Nabagira inama nyine yo kwikomeza, bagakomera no ku Mana yabo, kuko Imana irahari, Imana irakora, Imana yomora ibikomere, Imana irakiza, ikiza umutima, kandi ugasigara wumva umuntu ku rwe ruhande, ku bwawe nta rubanza umuciriyeho. Yakoze ibyo yagombaga gukora, wenda kugira ngo uwo mwana aze ku isi, Imana yasanze ari wowe muyoboro we, yasanze ari wowe nzira y'uwo mwana kugira ngo abeho, kandi ntabwo imuzanira ubusa, ifite icyo imuzaniye gukora ku isi, ifite impamvu, ibifite impamvu imuzanye. Rero wikumva yuko byarangiye, ucika intege, wumve ko wanze abantu, wumve uhure nabo batera amabuye. Imana ifite impamvu yemera ko byose bitubaho, kandi byanga bikunze aba ari impamvu nziza. Dufite abakobwa urumva, dufite n'abafemere wagira ngo baraciwe, nta jambo bakigira, barazira abagabo bakunze, bakabaha amarangamutima yabo, barangiza bakabahemukira. Ariko ntekereza ko hari icyo Imana izakora ku buzima bwabo n'imibereho yabo. Anwari, turi kuganira aciye mu bihe byose bikomeye kandi adafite mama. Kugira ngo uza kubwigira mama wenda ariwe bati umukobwa wanjye yararushye, ahara bati ngwino twicarane. Ngira ngo wenda abo bakuru bawe nibo bavuga bati murumuna wacu yararushye, nawe twicarane, ntibyakunze. Ngira ngo wenda iyo uza kugira papa ariwe bati mwana wanjye ngwino tube turi kumwe, ntibyakunze. Ariko uyu munsi turi kumwe ukomeye. Umuntu wese yakwibaza ngo uyu mutima wo gukomera, ngira ngo nubwo bakojeje imyuka, ariko Imana yaguhaye umutima wo gukomera. Niyo mpamvu tuvuga tuti bene wacu bari guca muri ibi bihe nabo bihangane, bizakunda, hari ikintu Imana izakora. Ubona kuba izi nzira zarabayeho zose ukagira amahirwe yo kwiga byatari igitangaza. Uyu munsi uza kuba usiragure ngo utarize, cyari kugenda gute? Njye mbifata nk'ikintu gikomeye cy'agaciro kanini cyane. Ntabwo mbifata nk'ibintu bisanzwe, kuko mbishima Imana
nshima Imana ko nubwo byakomeraga gutyo bigasakuza bigatumbagira bikagera hahandi ubona neza byanze, Imana ntabwo yaburaga ubutabazi kugeza kuri uyu munsi. Ntabwo Imana ibura ubutabazi izana, hahandi wumva mu mutima ufite igikomere kinini kinini cyane ku buryo ubura n'uwuganiriza, ubura uvugana nawe, inkuru yawe y'urugendo ukabura uyisangiza, ukabura umuntu musangira. yego, ukagenda ukabona uri wenyine mu rugendo, ukabona aba bandi bagakwiye kugutega amatwi ngo baguhumurize bakubwire, nibo bagukomeretsa, kuko nabo ubwabo hari igihe nabonaga amamesaje yabo atari no kuri YouTube no kuri telefone, nkabona mesaje zabo zinkomeretsa, urwango banyanze, ibyo byose nkabibona aribo bagakwiye kunkunda. Nkabwira Imana icyo nzi neza ni uko runo rugendo ruzashira. Nahoranaga icyizere cy'uko urugendo ruzashira, rimwe na rimwe nacika intege nkumva ko gupfa ari byo bintu byaba bizima, ariko ngeze mu maboko meza nahise ngarurirwa icyizere, mbona yuko nubwo bikomeye ejo bizoroha. Hanyuma hari igihe wagerageje kwiyahura inshuro zitari nkeya. Pole mama, sorry bambi. Hari igihe wagerageje kwiyahura inshuro zitari imwe zitari ebyiri. Umuntu yakwibaza ngo aya majoro yari amajoro ubona ko atari buke, uryamye wenyine uri n'abana kandi mu nzu nazo zidafatika. Wabonaga nta buzima buhari, kandi abantu benshi mwagiranye ibyishimo baryamye neza babayeho neza nta n'umwe uri kugutekerezaho, ariko nabyo birumvikana kuko n'umuvandimwe wawe niba yaba yakuvuyeho yakuretse ngo abo hanze bo ntawe ufite umutima, ariko hari abantu bo gushimira nanone. Hari abantu wasanze mu Ruhango, hari abo mwabanye i Gisenyi, hari ab'i Kigali wabonye bagufashije, na n'uyu munsi wenda n'uwaguhamagaye akaguha n'akazi k'umunsi umwe, ushobora kuvuga uti ndibuka abantu runaka bo bamfashije. Rimwe na rimwe iyo turiho tuganira gutya twirinda kuvuga wenda amazina y'abantu ba runaka baduteje ibibazo, ariko abantu bahagaranye natwe mu kibazo. Umumama witanze afata umwanya we aza kukureba, taye abana yigomwe, umukozi mwabanye agumana nawe gushikamaho uri mu kaga, abaturanyi mwabanye basigira abana, nabo ni abantu bo gushimirwa. Barahari cyane, Imana igikomeza ibaho umugisha, igihe cyose njya mbazirikana nkanabibuka. Hari umumama wari utuye Kimisagara nabanje kurwazwa n'umukobwa we, ni abana twiganye ku ishuri, nibo bambaye hafi cyane ngiye kubyara uwo mwana wa mbere, bambaye hafi abo bakobwa aho bari hose. Imana ibaho umugisha kuko nabo bari inshuti zanjye, ariko nyuma zankuweho ku buryo ntazi izambaraga. Yego, bankurwaho, ndabashimira cyane. Barandwaje kwa muganga mu kubyara, umwe muri bo mama we Kimisagara akangemurira, niwe wozaga umwana kwa muganga. Birarangira ku mwana wa kabiri naho mbona ubugira neza, nyine urumva wowe w'Igisenyi n'ubundi niwe wakomeje ambaho aramfasha. Ndagaruka uwo mwana wa gatatu mu Ruhango, urumva nari njyenyine, ariko Imana iramfasha, abantu baho nyine kwa gukora kwa muganga ubana neza n'abantu, ntabwo uburamo muri abo wagiye wakira uwo mwabanye neza w'umubyeyi. Aramperekeza kwa muganga njya kubyara, nawe aho ari ndamushimira cyane. Imana yo mu ijuru izabaho umugisha bose aho bava bakagera, kugeza kuri uyu munota, kuri iyi saha. Inshuti
abavandimwe muri Kristo Yesu bagikomeje kumfata amaboko, hari aho byanga nyine bagakora uruhare rwabo, nabo ndabashimira cyane. Imana ibahe umugisha. nawe turakoze cyane, dushime kandi n'abakozi Imana bakomeza kugufasha kugira ngo umuntu arusheho no gusobanukirwa niba koko n'iyo myuka mibi ikomeje kugukurikirana, uwo muntu akomeza kohereza. Nabyo hari ukuvuga ngo birashoboka ko umuntu yakira agasubira mu murongo, akamera neza, akagira icyizere cy'ubuzima. Umara kubona abakozi b'Imana bagufashije ngo usubire mu buryo bwawe kandi uburyo buzima, ese biragaragara ko hari impinduka iri kugenda iba ku buryo umuntu wese wavuga uti ndimo ndagenda mbona impinduka y'ubuzima, uyu munsi hari ibintu biri kugenda bihinduka? Yego, impinduka irahari, kuko niba uyu munsi nshobora kuba mfite akazi nicayemo, ni ku bw'izo mpinduka, izo mbaraga z'amasengesho. Bigaragara uyu munsi amarira yaragabanutse ku maso. Ubundi amarira yari menshi, agahinda kari kenshi, kwiheba kwari kwinshi, kwigunga byari byinshi cyane, ariko uyu munsi hari itandukaniro. Uyu munsi bigaragara ko byahindutse. Yego. Hanyuma rero ngira ngo ku Ihumure TV rimwe na rimwe dukunda gufasha abantu bafite intimba, kubera ko twamenye ko Data ahumuriza abantu, agahumuriza imitima. Hanyuma ngira ngo nawe hari abo wahumuriza muri uyu mwanya mbere yuko tuza kukurekura wenda? Nabahumuriza nkabwe, bakomere, bashikame, basenge. Iyo Imana iguhitiyemo ahantu ho kuba, ibiguhitiyemo neza, ibiguhitiyemo umuryango, nta mpamvu yo kubaho ubuzima bwo kwiheba wowe ku giti cyawe. Itorero rimwe rirakujugunya, ugasenga Imana ikaguha ahandi, kandi aho ngaho iguhitiyemo Imana iba izi neza ko uzahakirira. nabo rero ukabahumuriza? Ndabahumuriza mbabwira ngo begere Imana cyane, basenge, Imana irahari. Waciye mu muriro, waciye mu muriro waka, ngira ngo umuriro waciyemo wakaga, uyu munsi ukawusimbukamo, ukaba ari aho ugeze ukubona, ariko uyu munsi disi ntabwo yapfa kubona ko wagize yose. Bigaragara ko umeze neza, natwe turanezerewe kubona usa neza. Ntekereza ko dutangira ubuhamya numvaga bizarangira narwaye umutwe. Igice cya kabiri ngira amahirwe ntiwarwara, igice cya gatatu ndabona nihanganye, numvaga umutwe uzandya, kubera ko kenshi abantu twakira hari igihe baba barakomeretse imitima, ku buryo niyo bikuganiriza usanga nta hantu afite ibyiringiro. Ariko ikintu kinejeje ni uko mbonye wowe ukomeje kugira ibyiringiro muri wowe, no kubona arabona ko ufite ibyiringiro kandi ukomeye, ku buryo twizeye ko n'ibindi bizagenda neza, n'ibisigaye Imana izabikora. Izabikora. Wamaze kujya mu murimo w'Imana se? Nagiye mu murimo w'Imana, niho dukirira. Uyu munsi hari ibyo ukora mu rusengero? Hari ibyo nkora. Niba hari icyo ukora mu rusengero ni umugisha, kubera ko Imana izaguha umugisha, kandi nawe bizagufasha kubana na bene so, kugira ngo bene so bakube hafi. Ubu se muri iki kiganiro kirangiye ukabona telefone y'umuvandimwe uguhamagaye, uzitegura kumusubiza? Oya, nize gutuza. Kumusubiza ni ukumutega amatwi, wumva ari ibikubabaza cyane, ko ibintu byose umuntu acamo uzi icyiza nicyo gisigaye kintungura njyewe, ikibi nyifata nk'ibisanzwe. Niba ari uguca mu bintu bibi cyane inshuro nyinshi, ibi mbona nibyo mbona biza cyane kuruta ibyiza. Ibi ni byo usanga bifasha umwanya wa mbere. Ubu munsi ikintu cyaza ari cyiza nicyo cyagutungura. Ari kuntuka nakumva ko n'undi ari ibisanzwe.
nakumva ari ibisanzwe ahubwo natungurwa n'icyiza nagiriwe n'umuntu kuko nishyizemo kutagirirwa neza rero urumva icyiza igihe cyose iyo umuntu ankoreye icyiza nicyo kinkoraho cyane numva nyibaza uwo mutima ukuntu Imana ibyemeye ko angirira neza biranezeza rega watinze kubona abantu beza mbabonye vuba ngira ngo hari icyo abantu bita beza reka tuvuge tubisobanukirwe iyo uhuye n'abantu benshi babi abeza baba nk'agatonyanga mu nyanja yego ngira ngo ibyo birumvikana kubera ko abagukomeretsa nibo benshi abakomora nibo bake rimwe na rimwe rero n'igihe ukomora aba afite n'izindi nyungu ashaka hanyuma kuko ari ushaka guhamagara avuga ati ntwarite none se ko numva nshaka kugufasha ariko afite ibindi agambiriye n'ibindi ashaka kugeraho ntekereza ko rero ntwarite ntabwo turi mu mutindano uyu munsi dusa n'abari mu gice cya nyuma uyu munsi uko abayeho urabyumva abana se bafite mituweli itorero ryabaguriye mituweli itorero ryabaguriye mituweli ubwo ntawe ufite mituweli yego turayifite ni iby'agaciro rero ariko mbere ntari yarayiguze nta nubwo baturebaga mu maso babafataga nk'abana b'amaraya uri aho bananiranye abana ba maraya umugore w'indaya nyine yego bananiranye yego ariko uyu munsi aho wageze si uko babifashe bo baranyakiriye cyane ariko Yesu abaha umugisha ni ukuri nicyo cyamuzanye naraho dufite rero bari hano bari mu byubahiro gusa niba bashaka bari kunyumva bari aho bari mu byubahiro gusa bari ku gatuti ariko ibindi ntibibabwire ariko uburyo uzi ufite amafaranga yo niba warakoze ibyaha bingana iki bari kukwakira niba barimo barabona ahazaza hawe hano hari abantu benshi badusabye nimero zawe ariko se nzibahe oya bajye bampamagara kwanza bajye banyuraho uzanyuraho nzazimuha hari ikibazo nta kibazo uzanyuraho nzazimuha uzakenera nimero za Ntwarite mama Teta azanyureho hanyuma nzazimwihere ntekereza ko uyu mwaka tuzawurangiza amahoro kandi uzagenda neza dutangiye n'undi nawo tuwutangire neza ibyiza bizagenda biza imbere hazaza n'ibindi kandi biguteganyirijwe Imana igize gutya ikaguha umugabo tuzakora amashusho ese amashusho y'ubukwe bwa mbere ntawe ufite umugabo banza yaratwitse ahari n'amafaranga yatanzeho koko sinamenye irengero ryayo warayarebye se narayarebye ntabwo yari meza ku buryo wari kuyabika ese uba umuhuye nyine impamvu atari meza buri wese arabyumvise uba umuhuye koko nta wundi hari yarashatse undi uwa mbere ntabwo mbizi ntiwashatse no kubimenya ntabwo nashatse kubimenya si na ngombwa nawe ufata imyanzuro oya paje yariyongeyeho yararangiye ibyo byari ibyo